Hi, nongeye kugusuhuza nshuti mukunzi wacu, nshuti tubana ku biganiro byacu bya buri munsi. Ndagusuhuje aho uri hose kandi wumve ko nkaye ikaze. Aka ni ko kanya twageneye ibiganiro byubaka ubuzima bwacu ndetse tukamenya uko twakifata, uburyo twakivura n'uburyo twabaho mu buzima bwa buri munsi. Uyu munsi rero ni uw'agaciro, turashima Imana, turi bazima nta burwayi. Niyo mpamvu tugomba kwatura ko Imana ari Imana y'imbaraga kandi ari Imana yo kubahwa cyane. Uyu munsi rero nk'uko nabibabwiye ni umunsi w'ingenzi kandi ni umunsi w'agaciro. Tugiye kuganira ku kiganiro cyiza aho tugiye kurebera hamwe ikibazo kijya gifata abantu benshi bagiye batandukanye, cyerekeranye n'inzozi. Umuntu akarara ashikagurika, akarara avuza induru, cyane cyane nko ku bana, akavuga amagambo menshi, cyangwa se rimwe na rimwe akabura ubwenge mu gihe runaka ari nk'ari muzima, ariko akaza gufatwa n'ibintu utamenya ngo ni spirit runaka, bad spirit, hanyuma akaba afite ubwo burwayi bw'imyuka mibi. Ni ukuvuga rero ikintu, urumva niyo topic tugiye kuganiraho, ndetse dukore n'umuti w'iyi ndwara. Abantu bashobora kumva ko atari ikintu gihambaye, ariko urwaje bino bintu we biba bimubangamiye cyane. Rimwe na rimwe iyo ari nk'umwana ubifite cyangwa se ubirwaye, umubyeyi arahangayika cyane kandi n'abo mu rugo birabahangayikisha cyane. So rero nk'uko nabibabwiye, iyi channel icaho ibintu by'ubuzima. Niba utarakora subscribe, aka ni ko kanya ko kuyikora, ndetse ntiwibagirwe no gukora ku nzogera. Kandi nawe niba waramaze kuyikora, jya wibuka gukora like ndetse ushyireho na comment, byamfasha cyane kugira ngo menye ibindi bibazo runaka. Iki kibazo rero tumaze kubabwira gifata cyane cyane abana, ni ikibazo gihangayikisha cyane, aho ushobora gusanga umwana yararyamye neza, ubundi ukajya kubona yacuramye, utazi ngo yacuramishijwe n'iki. Iki kintu rero ni ikintu kibi, kuko ni bad spirit, cyangwa se ni nk'abarozi navuga baba baje mu nzu, ariko wowe ntube wabimenya. Rimwe na rimwe bakaba bafata wa mwana cyangwa se wa muntu bakajya kumukoresha mu bikorwa bibi bitari byiza, nyamara hari uburyo ushobora kwirindamo. Ubwirinzi bwa mbere ni ugusenga, ugasenga Imana kandi ukumva ko yegereje Imana cyane, kugira ngo Imana ibashe gukuraho ibyo byose, kuko nta kintu na kimwe Imana kiyinanira. Ariko mu bitangaza intumwa twemera twese zagiye zifashisha ibimera cyangwa se ibyatsi, cyane yuko ibyatsi ari ingirakamaro ku babyumva kandi bakanabyubaha. Navuga ngo bibumbatiye imiti myinshi, nibyo barogesha abarozi, ndetse ni nabyo bivamo imiti ituvura imwe n'imwe itandukanye. Ni ukuvuga rero iki kibazo cyerekeranye n'ubu burwayi bwo nakwita ngo ni ugushikagurika ku muntu ufite iki kibazo. Namubwiye ko agomba kuba yagomba kwiyegereza Imana cyane, ariko nanone ntiwibagirwe kwivura ngo utegereze, kuko iyo umuntu arwaye agana muganga akamusuzuma, akareba ibibazo afite, akaba yamuha umuti. Ntabwo uzaryama ngo wumve yuko ibibazo biri bushire, oya. Niyo mpamvu hari abavuzi, hakaba hariho n'abajyanama, hakaba hariho n'abasipesiyalisite. So rero iyi ndwara, ikintu cya mbere na mbere, ugomba kuba gufata wa muntu wawe ufite ibi bibazo afatwa n'iyo myuka, hanyuma ugafata ikirogora
sinzi nimba ukizi, ni iki kibabi, aya mababi y'ikirogora. Hanyuma hari n'ikindi giti bita umugombe, warangiza umugombe ni iki kirogora, ugafata n'ikindi cyatsi cyitwa kavunjarume, hanyuma iyo kavunjarume ukabifata ukabivanga. Wamara kubivanga, biba ari ibiti 4, ukabimukarabya mu gitondo abyutse ndetse na nimugoroba agiye kuryama, urabimufata ukabimukarabisha. Wamara kubimukarabisha ukamufata ukagura amakara. Urabona aya makara bacuruza, abagorozi n'abandi bagiye batandukanye bavura kinyarwanda, amakara ni umuti ukomeye cyane. Hanyuma ugafata ya makara akaba yayanywa. Noneho iyo afashe wamukarabishije bino byatsi maze nkubwira umugombe, kavunjarume n'ikirogora n'akandi katsi numva ntibuka neza, nugakenera uzampamagara cyangwa se wandike muri komenti, ubundi mbe nakakubwira. So ubwo ufata ibyo byatsi byose ukabimwuhagiza, ukabivuguta neza, ukabimwuhagiza umubiri wose mu gitondo na nimugoroba, ukabikora iminsi 3, ariko ntiwibagirwe gusenga. Iyo amaze gukaraba gutyo, hanyuma ufata ya makara waguze, amakara ntabwo ahenda, urayagura, warangiza ukayamuha akayanywa nayo mu gitondo ndetse na nimugoroba. Iyo utabonye amakara ayabagura, ufata ikara ryo mu ziko. Mu gihe utarabona amakara, ufata ikara ryo mu ziko ukarisya kagafu karyo ukagashyira mu mazi akanywa. Ariko biba byiza iyo ukoresheje aya makara yizewe agurwa avura, apana ayo mu ziko. Hanyuma ugafata aho arara, tuvuge icyumba araramo, ugafata umunyu w'amabuye, ahantu henshi uraboneka. Ugafata wa munyu, ugafata icyumba cye araramo, ukahakoropesha umunyu. Urikumva? Fata wa munyu w'amabuye ukawukoropesha mu cyumba araramo, wakatira no ku bibambasi ukoresheje wa munyu. Hanyuma ukavuga uti nta kintu nshaka ko kibi kizongera kwinjira muri iki cyumba cyangwa se muri ino nzu. Ubundi ukamusengera. Mbere y'uko ubimukarabya, ubanza ukizera Imana ko igomba kumukiza ubwo burwayi busa nkaho ari uburwayi bw'ibisazi cyangwa se uburwayi bw'amasipiriti. Ukamusengera ukavuga ati wa muti we n'imbaraga z'Imana, nizeye ko Imana yashyizemo imbaraga hano, biba uko Imana ishaka. Ukabyizera, ubundi ukabimukarabisha wizeye neza. Iminsi 3 wa muntu arakira, ibyo bintu ntabwo byongera kumufata. Ikintu nkubwiye ntabwo byongera kumufata, ahubwo amera neza, ntibyongere kumubaho. Gusa ukibuka yuko buri munsi uzajya usenga, buri munsi, nubwo byaba byararangiye, ariko buri munsi ugafata umwanya wo kujya usari. Niba uri umusilamu, niba uri n'umukristo, ugafata umwanya wo kujya usenga buri munsi, ntiwibagirwe. Kuko iyo wibagiwe hari igihe byongera bikagaruka, bikaba byakongera bikamujyamo. Ariko uko wibutse ko niyo waba wabyibagiwe, gatuhita uvuga ati hari ikintu nakoze, ukabyuka ugasenga. Rimwe na rimwe ukajya ufata n'amazi ukayasengera, ukayaturaho ibintu byiza, umugisha byose, warangiza ukayamuha akayanywa.
birakira umuntu akamera neza ku buryo ntabwo ibyo bintu byongera kugaruka. Urumva rero ibyatsi biba bitwegereye ni imiti igenda hose ariko ntabwo tuba tubizi. Ni nayo mpamvu tugomba kumenya ngo ni iki twakwivurisha, ni iki twakora kugira ngo tube twagira ubuzima bwiza. Kora like rero ndetse wibuke no gusharinga inshuti zawe, kuko hanze hari abantu benshi bafite uburwayi runaka, usanga mu ngo harimo abantu bameze nk'aho batuzuye, bafite uburwayi bwo mu mutwe, kandi nyamara hari ibintu bimwe na bimwe yakoresha bikaba byamufasha, akirukanka akajya mu bavuzi akagira ate bikanga. Ariko niba mvuze nk'icyatsi nkagenda nkabibaza, kuko nanjye ntabwo mba mbizi, ugenda ukareba nk'umukecuru mukuru cyangwa se umusaza ukamubaza iki giti bavuze cyitwa gutya kiboneka hehe, gisa gute, akaba yakikwereka. Hano muri video nshobora kukwereka icyatsi ariko kuko ibyatsi bisa ugasanga ugiye gusoroma icyatsi kitari cyo, wafata wa mwana wawe cyangwa wa muntu wawe wamukarabisha icyo cyatsi wenda wasoromye kitari cyo, ugasanga ntabwo kizi. Nyamara wakegereye umuntu mukuru ukuruta, ushaka kubaza umwe akakubwira ati icyo kiti ntabwo nkizi, uragenda ukabaza uwundi, uwo wundi akaba yaba akizi, akaba yakikwereka akakikubwira. Urabona abantu bakuze bagenda bashiraho, none ni twebwe tukiri batoya tutashakisha ngo tubimenye bizagenda gute? Izi ndwara ntabwo zivurwa n'abaganga ngo aba ngaba aha tujya kwa muganga, oya, uragenda ariko niba ari ibisazi ntabwo bigenda. Ibi bigenda kubera imbaraga z'Imana n'imbaraga Imana yashyize mu byatsi, ubundi tukaba twakira. Ibi bimera nabyo ubwabyo birumva, ubwira icyatsi ukakibwira kikaba cyakumva. Niyo mpamvu rero nkusabye aho uri hose wumve yuko uburwayi waba urwaye ubwo aribwo bwose burakira, hamwe no kwizera, hamwe no gukoresha ibimera, utibagiwe yuko hejuru y'imbaraga zose mu ijuru niho hari Imana isumba byose. Turabakunda rero, mwakomeje kubana natwe, ikiganiro kigeze ku musozo, ariko nkwibutsa yuko ugomba gusharinga, ugaha inshuti zawe zikareba kino kiganiro, hanyuma n'ufite icyo kibazo cy'umwana cyangwa se cy'undi muntu mu rugo ufite ibyo bibazo, akaba yagira ubuzima bwiza biturutse kuba wamusharinze ikiganiro. Hari imbaraga uba umufashije, nta mafaranga mba nkusabye, nta bindi birenze. Ubwo se wanze gusharinga ntabwo wampa amafaranga y'ukayama, ntabwo byakunda. So rero mukomeze kugira ibihe byiza, mukomeze kurwara ubukira mwivura neza, kandi Imana ihire imirimo y'amaboko yanyu. Turabakunda cyane, nawe utaha. Ciao ciao.